ni byiza kugira izo nizere ko mwamaze kubibona twababwiye ko mushobora kwiyandikisha twababwiye ko mushobora gukurikirana ikiganiro muri rusange muri intro ya mukanya nitwa Mike Karangwa mugenzi wanjye coach Abi nawe araza kuba hageze mukanya turizera ko muri amahoro turizera ko mumeze neza aho muri ubwo mukanya ndasaba no muri technique batsi ekra iri inyuma yanjye ndabona yo itari yaka ariko nizere ko ubwo mukanya na coach aza kuba atujoyininze cyangwa se tugezeho murabiza turuka mu majyaruguru ariko turizera neza ko Noheli yagenze neza turizera ko mwebwe n'imiryango yanyu mwagize ibihe byiza bya Noheli uyu munsi ni umunsi wa mbere wa Noheli hanyuma kandi turizera ko n'umwaka muzawutangira neza muri aka kanya rero ni umwanya w'ikiganiro AMSHOW ikiganiro cyacu kiza kwibanda hanini mu gusoza gahunda tutasoje ubushize twari dufite abantu barenga 1000 bamaze kwiyandikisha kandi bakomeje kwiyandikisha mu kanya tugiye gukomeza n'ubundi dukina wa mukino wacu kuko isezerano ni isezerano ubushize twari tumaze ngira ngo gukorana n'abantu barenga 20 n'abandi ariko uyu munsi tugiye gukomeza ngira ngo muri technique muze kumbwira abantu bose bamaze kubona amafaranga yabo nawe ubibonye wajya no kuri Facebook yacu wabibona twashyizeho imibare y'abantu bose bamaze kubona kashi zabo nawe niba waramaze kubona kashi yawe nizere kuza kutumenyesha ukatubwira ati narayabonye yagize akamaro mu buryo ubu cyangwa ubundi hanyuma ubwo mukanya turaza kuba twakira coach Albi reka turebe ko aza kuhagera maze tuze kumwakira hagati aho rero niba ugifungura televiziyo yawe ni BTN ukurikiye ni ikiganiro AMSHOW nitwa Mike ndetse na coach Albi arahari mukanya turashaka gukomeza gahunda twasubikiyeho gahunda ya wa mukino musanzwe mumenyereye ni nawo cyane tuza kwibandaho uyu munsi ngira ngo abarenga 20 n'abandi bari bamaze ndabona coach yahageze abarenga 20 n'abandi ubushize bari babashije gutsinda kandi ibyo batsindiye barabibonye rero uyu munsi tugiye gukomeza ku bandi twihuse cyane kugira ngo tuve muri iryo deni ewana ni nacyo gusa telefone kuri Facebook no kuri bamwe biyandikishije niba rero udukurikiye nonaha hita winyura kuri Facebook kandi like kandi share cyangwa se nurangiza wohereza ubutumwa kuri WhatsApp uze no guhamagara mukanya ariko reka mbanze nakire coach mubaze Noheli ko yagenze neza kwa kuvuga nambwira ko agiye gusura ababyeyi mu wundi mujyi ari kumwe n'umuryango we ejo twongeye kuvugana ugaruka nizere ko ibirori byagenze neza ibirori byagenze neza Mike usubye ubukonje ariko buri hano ubukonje birumvikana mu gihe cya Noheli ubukonje bari bwinshi abantu bifuza mu majyaruguru ahangaha no kwitegura ubukonje nyine no kuvuga ngo ubwo ngubwo usohotse hanze gato ni hatari none ubu ngubu harimo n'umuyaga nicyo kibazo Mike harimo n'umuyaga rero ni njyamurye umuyaga ni wari mwinshi wari mwinshi cyane nabwo bukonje bibaza ko atari bwinshi bitamukaje mu by'ukuri ni moe turuwa cyangwa manastri ubwo nikuramo gatatu ubukonje bwakuramo gatatu hano ntabwo dushobora kubwumva kuko ariko kubera umuyaga ni nk'ubukonje bwo muri frizeri yo muri firigo kubera umuyaga nikuramo 13 wa ni bwinshi cyane ariko ngo ibintu byinshi no kubikorera mu nzu ubuze ibintu no kubikorera mu nzu cyangwa mugasohoka mwambaye nk'ikigori no kwambara nk'ikigori nkweretse ikote naguze ry'imbeho friend waseka ripima hafi ibiro 5 no banga ugiye kubunzani basanga babikuraho none ufite n'amagana nambara afitemo batiri kubyashyuha naguze isogisi afite batiri kubyashyuha amasogisi arimo batiri ni twabatiri byo tungana gutya na zaga twatubuye ko tujya mu isaha ibintu nk'ibyo amabuye amagana nka gutya ukuntu ku buryo ubasha kugira uvuga uti nta kibazo n'amasogisi arimo batiri gazi irimo batiri ibintu nk'ibyo ariko njyewe ni uko mba ndi kuri shansi igihe kinini ubusanzwe ibyo byose ntabwo biba bikeneye mu by'ukuri njyewe nuko mbavuga ndi kuri shansi ku mashyushye naho ubundi nirwa nirukira mu nzu kwihisha nagaruka ngasanga abakozi bagiye ntabwo byoroshye mu kanya nimaze gutanga isezerano ko tugiye
gukorera wa mukino kugira ngo tuve mu ideni ndumva ari nacyo twaha imbaraga noneho gahunda zindi zose tukazitangirana nazo kuwa gatatu aribwo n'umwaka mushyize watangiye nasa ntabwo ndimo kubikora ahangaha maze gushyiramo amazina hano nongeyeho abaherutse nongeye kwa mushya ndimo gushyiramo nimero ahangaha babireba ngira ngo icyo navugaga ubwo mu kanya turajya mu mukino ubwo tubirangize twiganira n'abantu ubwo izindi gahunda zose tuzatangiranye nazo ubutaha za gahunda twavuze tubwira abantu bitegura ariko twongera tubibutsa niba udukurikiye warize ibijyanye n'imyuga twavuze yenda nanayisubiramo mu kanya nawe wayisubiramo coach yose urayifite niba warabyize utangire wegeranye ibyo twagusabye tujye kubanza turangize uyu mukino wa Christmas n'ubunani muri rusange nibivamo none ubwo ngubwo ngira ngo ubutaha nibyo tuzajyamo kuko nasanze kubivanga byatugora ariko dukoze integuza yo kwibutsa bakanyamigezi abakora amashanyarazi abakora iby'ububaji abubaka abatera amarangi se abakanishi mwese mutangire mwigize hafi ibintu byanyu ibyo mwize ni ukuba ufite amafoto magufiya ni ukuba ufite ifoto imwe ngufiya diplome cyangwa certificate yawe hanyuma by'umwihariko byanagukundira ukaba wanagira na reference zawe ndumva ari ibyo bintu byangombwa cyane hanyuma Ibrahim nayibonye nyerikiye ati twishimiye kubana namwe ni ku Ruyenzi Ibrahim mwaduha phone yacu Ibrahim watwandikiyeho niyo nyine hanyuma reka tubereke Pacifique shyiraho iyi screen neza tuyirebe twese ubwo abantu mudukurikiye mwarize ibi ngibi mwese tubahaye ikaze niba uzi gusudira niba uzi gukora amashanyarazi niba uzi gukora amazi niba uzi guteka neza ukoresha ibikoresho byo mu rugo abakora firigo abakora amapasi abakora cuisinier abakanishi ababaji abubatsi mwese ubwo ngubwo tubahaye ikaze muri rusange mwegeranye bya bindi twababwiye coach ubwo wagarukaho nawe mwegeranye ugira ifoto yawe ngufi nimero y'indangamuntu na nimero yawe ya telefone na certificate iyo ariyo yose guhera ku mezi 6 hagati y'ibintu bibiri ndagira ngo kubwo hanga bw'ibyuma badufasha Facebook igarukeho na YouTube icya kabiri nuko nubwo ari benshi muziyandikisha muri wikiciro tuzafatana 20 mu gutangira ntabwo tuzafata abantu bose biyandikishije kuko ntabwo byakunda ibyo ni ukuvuga ngo rero ibyiza nuko mwiyandikisha muri benshi kandi uko ugenda wuzuza ibisabwa niko biguha amahirwe menshi yo kubona akazi neza so rero ubwo twizere ko ubutumwa bwacu butambutse hanyuma ntangire nshimira abaduhaye ikaze mu kiganiro Ibrahim ku Ruyenzi nshimire cyane kandi na Joe Ella Sheikh nawe umaze kuduha ikaze nawe turagushimiye ni coach nuza kurangiza rero turaza kuguha kanya dutangire ariko ubwo ngubwo daha n'abantu nka 2-3 ndumva nshaka gusuhuza bamwe mu bantu babonye kashi ubundi mwaduhamagarije ukatuvuga ko mwayabonye turabizi coach bereke kuri Facebook tubereke ko na message tuzifite twamaze kuyohereza abantu bose barayabonye bamwe baracelebratinze rwose bamaze gucelebra ndashaka kuzumva nziza abo yagiriye akamaro abantu bajyaho bakabeshya ngo baratsinze kandi bataranakinnye so tujya yose tukayireba niba waratsindiye urayabona hanyuma abandi batsinze ariko bataduhaye nimero batsinze bataduhaye nimero ubwo nibo bazihombera abandi bose dore ngaba batsindiye Noheli turanayaboherereza n'ama message ngayo yose bagiye bayabona mwabibonye ko bamaze kuyabona abenshi muri bo ubwo rero nundi wese wumva atarayabona ndebe uwitwa Boaz yarayabonye benshi urabona ko bavuga ko bagiye bayabona undi ati Mugisha Jean Paul naye arashaka impano turi kumwe impano natsindiye narayibonye ubundi ifuze okay sawa n'abandi mwese mujye mutubwira bizajya bidufasha ikibazo gihari hari abandi bahamagaye bahamagaye umuntu avuga ati nimero si uwo muntu simu batanze nimero itari so ngomba gutanga nimero inyayo kana tubwira ko ari MTN cyangwa ari Airtel nayo tatubwiye cyangwa duhita ariyo tugahamagara tugakundi muntu tuba dutakaje amafaranga dutakaje umwanya
kandi nawe ukaguma wibaza ngo ntitwakwibutse kubera ko yibeshye nimero. Niba rero warakinnye ubushize ukaba waratsinze, ni inshingano zawe kongera kuverifiya neza ukatwohereza information nyazo kugira ngo natwe. Yego, twatangira hano dufitemo abantu 514 ngira ngo. Yego, nta bandi wakongeramo? nabongeramo nuko anasanze bari cyane ntago navamo, so nahereye mu kwezi kwa 10. Ntacyo turakinana nabo uyu munsi. Mbwibutsa abantu ko kwiyandikisha mwabonyeho binyura. Abo kwa mbere abamaze 3 bose biyandikishije barimo, ndetse n'abamaze amezi 3 biyandikishije barimo. Sinagera gusubirima cyane. Ntacyo, n'ubundi tuzongera tunakomeze ejo bundi kuwa gatatu, tuzongera dukomeze ubwo n'abandi bazagezwaho nta kibazo. Numva twanatangira twihuse. Dufitemo abantu 500 nk'uko mubireba. Reka turebe ugiye kugira amahirwe ya mbere. Twagiye kuri Facebook, twaturiho kuri Facebook naho ndumva bagiye kubikemura. Jennifer rero yantanze izina rimwe, ubwo turafasha undi muntu rwose. Turebe Jennifer yanditse izina rimwe, urumva ntitwahita tumumenya. So Mukanyandwi Claudine niwe wa mbere ubonye amahirwe yo gukina cyane kuri uno mugoroba. Mukanyandwi yitwa Mukanyandwi Claudine. Wala Mukanyandwi Claudine, ubwo mubyandike abo muri technique. Mukanyandwi Claudine, congratulations. Ninde wundi? Yitwa Mico Elise Gentil. Mico Elise Gentil. Mico Elise Gentil. Mico Elise Gentil atsindiye ibihumbi bingahe? 10. Oh wow. Kwatangiye neza ra. Atangiye neza rwose. Mico Elise Gentil ibihumbi 10. Claudine we yatsindiye ibihumbi 5. Nindi ugiye gukurikiraho abari kuri telefone, nawe ndaje baha amahirwe. Tumukunde Yves ni uwa gatatu. Tumukunde Yves. Irene wandike, fasha bandike. Irene Tumukunde Yves bingahera. Icumi. Umunsi ko ndeba ari ubunanira. Katurebe nitugira 5, ubwo rero gatatu nitugira 5 tureta dukakira no kuri telefone. Ndashaka kureba kuri telefone. Wanditse ngo Uncle Slane, iyi ntabwo uzaba uri kwendanga muntu, ntabwo uzabihuye. Ujye gutanga amazina afatika. Nk'ubu ndumva namubana no kunamwihoreye. Uncle Slane rwose ntago guse. Nese ubwo iryo zina Uncle Slane tuzariverifiya gutera, ariko azatubwira impamvu yaje, azatubwira ntacyo. Rero n'amahirwe abaye make yo kuri Uncle Slane. Uncle Slane ni yari wa 4. Reka turebe wa 5. Akore 5, abonye 5. Reka turebe wa 5. Yite twakira kuri telefone me muri hafi, kuri telefone mube muri hafi. Dabu Jibril. Rwanda. Dabu Jibril kaba afite kwibutsa bahawe batarayabona,
information. Bitanu Dabu Jibril, reka mpite mpera kuri telefone mpite numva wa mbere. Allo, amakuru? Amakuru yawe? Neza. Ninde tuvugana? Ni muri Florence. Nkurikiye Florence. Yego, ndi kubakurikira. Ehe, nawe urashaka gukina uyu mukino? Yego. Aha, Florence urahagana he? Ndi hano Gikondo. Okay. So, nkurikiye Florence, nimero yawe nayibonye. Uri muri Gikondo? Okay, na nimero yawe nayibonye, nayitanze, ubwo ngubwo nawe nkurikiye Florence bagushyize muri liste. Nukina ugatsinda, nimero yawe turayifite urabona tubona kandi. Okay, reka twakire undi muntu. Nkurikiye Florence ubwo numwe, reka nimero ye namaze no kuyandika namwe murabibona hano ku ruhande. Reka nakire undi. Allo. Allo. Hanyuma teka break gatoya Yes. kugira ngo bafixe Facebook, hanyuma tuke nyuma. Allo. Kutari kuvuga ninde tuvugana? Ewa nugize amahirwe nayo ngiye guta ngukuramo. Ishimwe Mabro urahagana he? Nerere hano Nyabugogo Kimisagara. Okay, Ishimwe Aimable, reka nawe tukongere muri list. Sawa. Hano Kimisagara. Okay, urakoze Ishimwe. Ishimwe Aimable nawe umwongeremo. Reka turebe undi. Okay, reka twakire undi muntu umwe muri telefone. Allo. Yego. Yego amakuru. Neza. Witwa Kayiranga. Kayiranga nde? Kayiranga Johnson. Uri hehe Kayiranga? Nyamata. Nyamata Kayiranga Johnson, nawe reka tukongere muri list. Yego. Okay, undi muntu umwe. Allo. Allo. Hello. Kayiranga yitwa ninde zina? Johnson. Kayiranga nde? Halo. Aha, allo bite? Halo. Bite? Kiza. Witwa nde? Ndikumana Gaspari. Urahagana he? Handi Kanombe. Sawa, nawe niba kongere muri liste Hategekimana Gaspard. Wanyuma kuri telefone mfanye no kuri WhatsApp witwa nde? Do. Maya twafata break gatoya kugira ngo Hello. bafixe ibijyanye na Yes, Facebook. bite? Witwa nde? Nitwa Mugisha Nathan. Mugisha Nathan, urahagana he? Ndi hano Kabeza Kabeza. Okay, urakoze Mugisha Nathan. Nawe reka bagushyire kuri liste ubwugize amahirwe gatsinda. Hanyuma mbo kuri mu gihe bafixe na Facebook muri WhatsApp wakongeraho witwa Veniste Nduwayez. Facebook nitwa Mugisha Nathan. Sawa, twagushyize kuri list. Hanyuma ongeraho witwa Veniste Nduwayezu, ubundi tujye kuri gahunda yindi. Veniste nde? Nduwayezu. Ndi wa Mungu. Ubwo noneho hakaza n'uwitwa Dukundane Olivier, ubwo nabo kuri WhatsApp nabo mfashe. So ubwo mukanya nyuma y'agapoze gatoya turahita tugaruka dukina twihuta non stop. Hanyuma buri muntu wese watsindiye amafaranga ye yabibonye ashobora kutwandikira inbox kuri Facebook, natwe nimero ze abo tuzifite, harimo abo ujya kohereza ugasanga amazina yiyandikishije nimero yatanze biratandukanye. Uwo rero ntubwo ukimwoherereje, nahawe kutwandikira kuri Facebook ukatumenyesha ati ndikana kandi atsindiye aya ngaya ku mazina y'aya ngaya, tukareba ko bihura tukayakoherereza. Ndumva ari ibyo ngibyo twaba dufashe. Reka fata agapoze gatoya tubibutse ko ari ikiganiro AMSHOW, mujye mugikurikira buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuva saa moya kugera saa 2 z'umugoroba. Uyu munsi turi mu bijyanye na Noheli n'ubunani, naho mu kanya gatoya twifuza. Ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho, uko wahinduka rwiyemezamirimo, aho washora ukunguka, ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere. Niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business, duhamagare tuganire. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa moya z'umugoroba. Let's talk business.
Mu buzima buri wese agira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho. Ishuri ryiza, akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Mike Show, aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Hamwe n'impuguke tuganira ku bitekerezo bishya bibyara imishinga igezweho, uko wahinduka rwiyemezamirimo, aho washora ukunguka, ndetse n'uko wagenzura neza business yawe ikarushaho gutera imbere. Niba wifuza ubujyanama muri business ukora cyangwa witegura gutangira business, duhamagare tuganire. Ni buri wa mbere, buri wa gatatu na buri wa gatandatu kuri BTN TV guhera saa 9 z'umugoroba. Let's talk business. Mu buzima buri wese agira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho. Ishuri ryiza, akazi keza, inshuti nshya zitwungura ibitekerezo, business nziza yunguka, muri make buri wese yifuza gutera imbere. Ni byiza kugira inzozi z'ibyo twifuza, ariko se bisaba iki kubigeraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro The Coach RB and Yego, karibu nanone rero, reka dukomeze. Coach ushatse wakomerezaho kugira ngo twihute cyane. Abamaze guhamagara, abo kuri WhatsApp twabakiriye, abo kuri SMS nabo turaza kubashyiraho mu kanya gato. Reka Coach akomeze atwereka undi mubare wari wose abantu bashaka gutsindira cash muri no mugoroba. Ni menshi, note ebyiri z'umutuku ni nyinshi. abo kuri Facebook batubara uyu munsi byanze, ariko Instagram ushaka kohereza Mike. Ya, hanyuma ariko ikiganiro kiraza no kujyaho bagikurikire nta kibazo. Binyunze. Yes, twagiye. Ninde ugiye guhita aboneka amahirwe, ninde ubonye amahirwe ubwo ni umuntu wa gatanu. Twishime Mable ntahamagaye mu kanyara. Twishime Mable? Yes. Niragera dore n'uyu ndahamagaye kanya ahubwo kananabikuremo. Nkanze close up. Twishime Mable ahamagaye mu kanya. Twishime Mable ahamagaye mu kanya, ahise rwose agira amahirwe menshi. Ahise anatsindira amakashi meza. Inoti imwe ebyiri. Note ebyiri. Ibihumbi 10 ahise anabitsindira. Aimable rero uhita twohereza message utubwire ko ari wowe ujyatsindiye. Twishime, ubundi turabicekinga turebe ko amazina yawe. Twagiye undi muntu ukurikiyeho nyuma ya Twishime Aimable. Hakurikiyeho undi witwa Niyonsenga Jean de Dieu ahise akomerezaho. Niyonsenga Jean de Dieu we reka turebe ku mafaranga, ariko amafaranga ubutaha tuzagenda dushyiramo n'amayinite menshi yo guhamagara n'iki byose. Akaba we atsindiye, Niyonsenga Jean de Dieu atsindiye ibihumbi 10. Wow, uyu munsi icyuma cyawe dabagije mva ko bavuga. Inite no gushyira hangahe? Ushatse washyiramo n'amayinite y'igihumbi, ya 2. Okay. Vange niyo bifasha. Nayo ntacyo rwose. Amayinite yo guhamagara. Noneho twagiye. Yamaze gutsinda. Yatsinda ibihumbi 10 uriya Jean de Dieu. Nizere ko bamwanditse bari abavandimwe badufasha. Twakomeje. Wari wakanze hatariho. Ubu ngubu turimo turashaka undi muntu ukurikiraho akaba abaye mbega amazina menshi. Hano dufite amana Uwashema Aline. Wow, abakobwa basigaye batsinda ari benshi. Uwashema Aline ubwo muzahita namubwira. Uwashema Aline akaba atsindiye angahe? Wasanga atsindiye amayinite 10. Ariko iki cyuma uyu munsi cyagize impuhwe.
abakobwa baguma batanu gusa ubundi abakobwa bari batsindiye bitanu gusa none ndabona barimo batsinda amakashi menshi. Twakomeje ngo bonsoir, naratsinze ku mazina ya Butare Delphine ariko mbaruye kuri Nibakure Delphine gusa. Merci. Aha, hitubyandika kuri Instagram kuko niyo wakoresheje utanga iyo nimero. Ndumva ari Butare Delphine yari yatsinze. Twambwiye ko ajya kuri Instagram akandikira Ela. Kuko Ela yabashije kubona babiri mu batsinze. Ela yarabahaye abandi babiri cyangwa batatu basigaye ntibaramwandikira acyagereje. Ubwo rero muri abo Delphine Butare hita wandikira Ela kugira ngo ahita bibona neza, ahita duha message turarara uyabonye. So urakoze cyane, nimero yawe nayibonye. Unyure inbox muri Instagram. Hanyuma komeza Nigena Abdul Malik akaba giye gutsindira ngahera icyuma uyu munsi cyagize impuhwe nyinshi. Api baramuzanye angahe bitanu. Icyuma cyagize ubuntu uyu munsi. Komerezaho abari guhamagara mu kanya ndongera mbakire. Mwemuretse ndongera mbakire. Nzamwita Epiphanie. Aha, abakobwa ndabona cyuma uyu munsi bari tayari, ahubwo abakobwa nabo bamaze kuba benshi. Bamaze kuba 10? Yeah. Bagiye. Arimo twakwemo izina rimwe. Twakwemo izina rimwe bamaze kuba 10. Twakomeje. Uko rero nahanga hari 10. Turashaka kuri rezita y'ababonye. Cyangwa ni 9. Computer kwamye se? Cyuma cyakwamye. Cyakwamye ngutse kenshi. Turebe. Munsi cyatanye. Ni bitanu. Nigena Abdul Malik akabonye ibihumbi. No, Epiphanie. Wise Epiphanie ra? Epiphanie. Ne Epiphanie. Ne Epiphanie abonye ibihumbi 5. Kwari tumuha amahirwe cyangwa dukomereza? Oya, twarangije twihutara, abantu benshi bategereje. Ihute. Ne Epiphanie nizere ko babakurikiye rwose, ukurikiye gihe tutubwira hanyuma twakomeje. Reverien Nzaramya Imana. Wow. Reverien ko ndeba agiye gutsindira menshi. Warako? Uri hagiye gutsindira menshi? Ndabona neretswe ko ashobora kuba agiye gutsindira. Atsindiye amahirite. Oya. Nzaramya Imana Reverien yatsindiye amayinite y'amafaranga 1000. Ubwo nyine nayo ubwo icyuma nayo kiguhaye. Twakomeje. Ariko mama yake na mama hano Nyirantezimana Odette uyu munsi abakobwa bajemo ku bwinshi. Kandi amazina y'ibiremo n'abagabo gusa, ariko abadamu ni baki uyu munsi babana nibo gusa barimo kuyabona. Ndabona icyuma kirimo kibaha amahirwe uyu munsi si cyane kabisa. Atahanye bitanu. Atahanye 5 yitwa yitwa Nyirantezimana. Odette. Odette. Aha, Odette rero. Nizere ko barimo badufasha mu kwandika. Ninde wundi ugiye kubona amahirwe? Ninde? Yaje ni Yakaremye Fils. Aha, yaniyandikishije ubushize. Yakaremye Fils tugiye guhita tureba. Aha. Dufite umuhanga bw'inyuma bafasha muri studio bahora biyandikisha ntibatsinde. Nabo tubashyiraho. Reka tubakorere iyabo iri special. Pacifique na Irene muduha amazina yanyu mwese.
abari muri studio badufasha Pacifique aho ni mu mafaranga amafaranga hano shyiramo turebe abana harimo utsindiye amayinite nta wundi se nta musiga harya muri tekinike ninde wundi urimo mwabasore mwe mumbwire ninde Jeff nawe ariko Jeff ntago aba hari amasaha oya koresha abo bonyine nibo bonyine badufasha atsinda umwe tubaho bombi haratsinda bombi reka turebe bo ariko ni icyuma Irene reka turebe ko bigize batahanye ngaho Irene arafata amayinite yumirwa atahanye 10 Irene atahanye 10 Irene wow reka nusigaye Pacifique nawe atagenderaho ubwo n'umwe we nushaka wikwirirwa umukaraga kugira ngo ntabiryoshye ariko Mike ubwo Pacifique we reka turebe ibi bintu hano ni ewana hano ni ku karubanda iki cyuma ntushobora kugiha ruswa atsindiye watsindiye 5 ubwo byarangiye dukomeze dufate abandi bantu babiri dufate kuri telefone nongere nakira abandi bantu kuri telefone ariko reka nita umuntu uri kuri WhatsApp numva wari uhamagaye numva icyo ambwira wiriwe amakuru Kamunazi Ani Delicia ntuve ku murongo wiva ku murongo mukanya tubwira amazina yawe wiva ku murongo mukanya tubwira amazina yawe Kamunazi Ani Delicia Kamunazi Ani Delicia felicitation afite amazina adasanzwe so Kamunazi atsindiye angahe shyira ku mafaranga ubundi twakiriye umuntu uri kuri WhatsApp witwa nde Hello so Kamunazi Ani Delicia atsindiye 5 umuvandimwe uduhamagaye kuri WhatsApp witwa ndese nari mfashe umuvandimwe uduhamagaye kuri WhatsApp witwa nde Africa John okay Africa John reka tukwandike nawe okay Africa John twamaze kugushyira ku rutonde urabibona urakoze Africa John arakoze ubwo nari ntanze na gahunda kuri WhatsApp kugira ngo batuhamagare hanyuma nige na Valence wowe uracyari ku rutonde nige na Valence wikwirirwa guhamagara wowe uracyari ku rutonde ubwo uraza kwireba niba uriho kanandikira undi muntu umwe allo amakuru yawe ndi kutwumva neza yes witwa nde yego oya sha murambwira ngo yego se urumva ibyo bibaho koko niko reka mfata abandi bavandimwe wowe ubona kuvanye ku murongo rwose ni ukuvuga ngo hamagara ufite gahunda neza allo amakuru jya uhamagara ufite gahunda neza naho ubundi urimo urakerereza abantu izina rimwe tukavanamo batagira ngo ndimo gusaba abantu nabi izina gusa izina rimwe yes reka no kuri WhatsApp nazifashe nkeya allo bite byiza witwa nde shaka umwandika nanjye witwa nde mazina yawe witwa nde Munyeshyaka Jire Munyeshyaka urakoze uri he urahagana okay Jire Munyeshyaka wakoze allo mubohereje ubutumwa bugufi mu kanya nabo ndaje ndeba bo nakira allo wiriwe neza amakuru
witwa Gatware Tantine. Okay, Gatware, reka tukwandike Gatware Tantine, nawe mushyire kuri liste. Urakoze Gatware Tantine. Urakoze. Reka nsigaje kwakira abantu babiri bonyine. Allo, amakuru? Witwa nde? Murisa Esron. Murisa Esron. Heslon. SR Gideon. Isron. Okay, nibyo Isron ni izina ry'abadventiste cyane cyane. Hanyuma, allo? Amakuru? Allo? Ngo wavuyeho ndakira undi muntu. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa nde? Uringe marashoboye ariko nuko murashona mbere y'umugore ko Ntacyo wiri umugore wawe, rega umugore wawe ni wewe si urubavu rwawe se? Ubwo uwiringiye Imana Josue. Okay, urakoze cyane. Reka njye kuri message naho coach andika abantu nka babiri ubundi dusoze. Bitangira gukina? Umuntu ubaza ngo bisaba iki kujya muri tombora, bisaba ngo ukurikire bino biganiro cyane, amahirwe nk'aya nyine nazageza ntakagucika. So, reka twakire, reka andika nk'abantu babiri, andika biri mwabo Jean Marie Vianney. Uretse gato. Rutayisire Jean de Dieu. Rutayisire Jean de Dieu ni ugiye gutangira kina. Okay. Hanyuma ngo irihe zina ri? Biri mwabo w'Ishyorongi. Biri mwabo w'Ishyorongi ntabwo bisobanutse. No, yitwa biri mwabo Jean Marie Vianney. Biri mwabo. Cyangwa ni bari mwabo. Bari mwabo. Okay, twagiye rero. Uriya muvandimwe yatsindiye angahera Rutayisire. Turebe Rutayisire. Rutayisire ibihumbi 10 se 5 10. Wow! Sawa, dukomerezaho nanone mbibutsa mwese mukurikiye uyu mukino muri gukurikira ni umukino w'ikiganiro AMSHOW n'inshuti za Coach RB ziri hirya no hino ku isi, n'inshuti z'iki kiganiro nawe inshuti za BTN TV bifuje gutanga ubunani ku bantu bakurikira kino kiganiro. Ubushize twatanze hafi ibihumbi 240, uyu munsi tumaze gutanga ku bantu 16, nabwo tumaze kugira hafi mu bihumbi 140 ngahe. Dufite amafaranga akabakaba miliyoni tugomba gutanga mu baturage bakunda iki kiganiro by'umwihariko. Ariko icyo twizera nuko tuzumva stories, tuzumva inkuru z'abantu byibura. Hari ko twabitekereje muri rwego rwa Noheri, ariko hari abantu batubwiye ko guhera ku 4,000 batangiye business yo gucuruza imboga, gucuruza imbuto, gucuruza imyaka, gucuruza utuntu dutandukanye. Nawe ibihumbi 10 hari ikintu wabibyaza. Ndavuga wa wundi mutoya kuko wari uhita avuga ati ndaguramo amayinite n'utundi. Ese wowe utekereje hari icyo wabibyaza? Ibyo nawe byo mujye mubitekereza kurushaho. Twakomeje. Niba hari umusaga mugenzi we ibanga ashobora kuduha amazina ye tukaramo hano yatsinda. Ahangangiye kwabya ibanga go. Niba ushaka umuntu w'inshuti cyangwa umuntu w'umuryango Noheri utabasha kumuha kugira ngo atsinde hano. Ahubwo ngiye navuga ngo niba hari umuntu uzi cyane w'umukene cyane kabisa, ariko ngo ndabinyura ndareba kuri ndanyuza, ariko se bahita batubeshya, abenshi batubeshya. Tugomba kwizera abantu, ntabwo tugomba ariko reka nizere niba hari umuntu uzi kabisa umuhaye nk'ibihumbi 10 byaranforce igishoro cye cyangwa se byatuma rya Noheri neza, mutwandikira abantu nka 5. Ariko ndafata mu banyandikira kuri WhatsApp honyine, kuri WhatsApp gusa unyandikire amazina y'uwo muntu n'ahantu atuye, ubundi bitwoherereze.
turahita tuyashyiramo abakina gusa ba nyuma umunsi ni ababa bashaka gufasha bagenzi babo cyangwa inshuti cyangwa umuryango hanyuma tuzakubatatu. Yes, ubwo noneho wafata hasigaye iminota ingahe hari? Okay, fata nk'abandi babiri turebe. Okay. Fata babiri ubundi turebe niba hari umuntu uzi byibura wabyaza umuhaye nk'ibihumbi 10 cyangwa 20 byamubyarira igishoro, utwandikire kuri WhatsApp ni nimero yacu iri hano. Hanyuma utubwire ati kanaka ngewe niwe ntanzeho umukandida atuye aha akora gutya, ntabwo ari ngombwa ngo uwo muntu anabimenye, nawe ni nk'impano umuhaye ubitwandikire n'umuntu waduha amazina yawe nyuma, waduha amazina yawe ayamubwire n'uwo nushaka urabitubwira, utubwire amazina y'uwo muntu n'impamvu, utubwire n'impamvu uyu muntu yenda bimeze bitya wabukoze cyane. Hanyuma Rutayisire Jean de Dieu yatsindiye ibihumbi 10. Rutayisire Jean de Dieu uri kuri liste, ejo mbakashi yawe uzayabona. Hanyuma ati mufashe uyu nguyu tuyaha tukuha abayeho n'ababyeyi mufashe. Ndashaka kureba abantu mwaduhaye, abantu mumpe amazina y'abo bantu yombi ariko atari wowe, kandi ubu umuntu w'umukiranutsi uvuge tu umuntu ntanze n'umuntu cagwa Noheri, umuntu nzi ko ababaye byibura ibihumbi 10 cyangwa 5 bishobora kugira icyo mumufasha. Hari abadamu twaganiriye bo muri marato hari Nyabugogo bashora ibihumbi 5 kandi buri munsi bakaza ukazi nicyo gishoro cyabo. Hari abatuganirije bava ku bihumbi 5 ubu ngubu bamaze kubaka kugira ibibanza mu isoko. Rero ugomba gutangira kwiga muri ubwo buryo. Yes, basa nk'umujene uko gashaka kubaza akazina ntiyajya kugira ngo atange kado ku mukobwa. wapi ngo mwihoreye. Hanyuma hari abantu nshaka ugiye kwandika. Okay, Delphine ndagukunze abati hari umumama umfurira ariko sinzi ko yitwa. Ikibazo rero umenye amazina ye byibura byadufasha. Umenya amazina ye byadufasha cyangwa ukamenya na nimero ye. Hanyuma hari abantu nshaka ugiye kwandika bashaka gufasha bagenzi babo. Abantu bashaka gufasha bagenzi babo. Umuntu wa mbere ngiye kwemerera ni umuntu yitwa, shyiramo umuntu yitwa Mukahigiro Vestine. Mukahigiro Vestine. Impamvu nuko tumuhawe na Valence udukurikira cyane. Uwa kabiri andika uwitwa Nyiramugisha Yvette. Hari umumama wotsa ibigori ku muhanda ndaka ko twongera agiye di. Hagati aho ukora ibitambaro byiza byo ku meza. Ejo nzamuhamagara mu gitondo. Mbonye message z'abantu nyinshi kuzisoma byananiye. Kirambira dushyira vuba koko abadushyiramo amaso aratsinda. Byananiye kuzisoma manesi nijoro. Okay, mbwira amazina y'uwo uw'amahoro wundi, ndika uw'amahoro, mbwira amazina ye vuba ntaravaho. Uw'amahoro nde uw'amahoro mpiyindi nimero amazina ye wihuse. Manesi nijoro. Umpaye amazina ye ndabona. Wallahi. Andika uwitwa Ndabirabe Nelly. Ndabirabe Nelly. Okay. Ongera Ndabirabe Nelly. Reka nongereho undi muntu umwe, ni benshi, my goodness. Nelly uw'amahoro irindi zina ntibararimo ariko bararimo mu kanya biseruka none yambaye nk'umuntu uvuye muri siporo ndakakuma. Hari umuturage okay, hari uwitwa Umutesi Rosine Bisero. Umutesi Rosine, reka tugire undi muntu umwe ko Bisero ubu ntago nkopa iminota nzayikwishyura n'ukuri. Nkopa 3. Okay, noneho shyiraho undi muntu umwe. Hari umumama mumbonye. Reka dushyiraho n'umugabo, umugabo witwa Ngendahimana Jean de Dieu. Twashyize abadamu gusa. Noneho hari n'undi muntu mbonye uri mu bitaro, mama we, kandi abantu bari mu bitaro rwose barambabaza cyane. Umuntu uri mu bitaro agiye ihera
ko mbubonye koko wallahi okay shyiraho n'uwitwa Rukundo Jean Pierre shyiraho uwitwa Rukundo Jean Pierre twagiye wo mu bitaro Rukundo Jean Pierre cyane rwose maze n'igihe arwaje umwana cyane ndumva ari abandi bose murabaduha turaza kureba kuri aya matariki ubwo tuzamwongeramo icyumweru gitaha coach tangira twihuse hanyuma buri muntu wese uduhaye umuntu hano uze guhita utwohereza nimero kuri WhatsApp ndabwira Pacifique azegeranye okay yenda niba ukoresha Facebook utwoherereze nimero y'uwo muntu kuri Facebook nibyo bitworohera ariko se ntibashobora no kohereza message ziba nyinshi ariko umuzohereje kuri WhatsApp birashoboka okay twagiye uwo muntu wo mu bitaro baduha information we atsinda 20 nubwo atari mu kintu yitwa Rukundo Jean Pierre uwo nguwo uri mu bitaro we nta kibazo ubwo we byarangiye so umutesi Rosine badutwandikiye ku ruhande wo mu bitaro ubwo warabona 20 ariko twanamugana ni Rukundo Jean Pierre Rukundo Jean Pierre we umukuremo okay we yabonye 20 tumuvanyemo we mukuremo ubwo baratwohereza nimero ye uwitwa Rukundo Jean Pierre uwamuduhaye atwohereze nimero ze rwose uwitwa Rukundo Jean Pierre hanyuma uwamahoro Rosine no ariya ni Rosine okay ni 10,000 ubwo uwamuduhaye atugezeho information ze zose so amazina yabo yose twayafotoye ngira ngo Pacifique yayafotoye harimo Rosine sibyo uwamahoro Rosine yavuyemo hasigaye Mukahigiro Vestine Nyiramugisha Yvette na Ngendahimana Jean de Dieu na Ndabirabe Neri hanyuma Ndabirabe we hita ukomerezaho direct turebe twagiye bitanu okay bitanu hanyuma uyu Ngendahimana Jean ni wisukurikiraho ubwo Ngendahimana Jean we ni amafaranga ngahe bitanu okay ni bitanu iki cyuma cyo dushyiramo kikirwariza rwose hanyuma komerezaho Nyiramugisha Yvette nangahe bibi ariko koko ntiwamwongerera yatanye 10 n'ibyo byegereye yibeshye imashini oya ntago yibeshye icyakora ushyizeho ibyo yari yegereye okay sava biri fair ubwo nta kibazo no kumwicuma Nyiramugisha Yvette 2 nta kintu bamuhaye wanyuma ni Mukahigiro Vestine yego kugira ngo dusoze tugomba kwiga rimwe na rimwe ni byiza kwiga ko hari igihe uba wumva ubabaye ariko hari abandi bababaye kukurusha ugomba kumenya umuntu ubabaye rimwe na rimwe ukaba wamuharira niyo mpamvu dutanze aya mahirwe hanyuma uyu yananga ninde harya 10 yitwa yitwa nari usigaye yanyuma nibagiwe amazina ye neza ariko Pasi wayafashe amazina yose ra okay shyiraho umuntu ngaho najye mpa Noheli shyiraho umuntu umwe witwa Mushimiyimana Francine Mushimiyimana Francine hita ushyira ku mibare turebe nakanze ariko iri slow reka turebe ko ngiraje niwe muntu wa nyuma kuvuga ko ariko coach nawe umushyizeho 10 rwose
ubundi abo bose mwari kubashyiraho 10 bose bangaba. Hanyuma so tugaruke hano rero. Tugaruke hano seruka ndabona yatakayemo ameze neza yampaye iminota 3 harenzeho umwe dusigaje 2. Hanyuma rero ko ntagaragara hariya. Coach nagira ngo nkubwire okay ndifuza ko umuntu wese abantu bose twakinnye imbere muri programme isanzwe barabohereza amafaranga yanyu ku manimero dufite ariko namwe harimo abaduha amazina atari kuri nimero mwumvise urugero rwa Butare wowe ibyiza niba ubona utarabona amafaranga yawe waratsinze twubwira amazina yawe ya nyayo utumenyeshe kugira ngo uko iyo tubonye amazina ari kuri mobile money atandukanye n'ayiyandikishije tubigiraho ikibazo. Hanyuma icyakabiri wowe udukurikiye umaze kuduha izina ry'umuntu none ahangaha kora ibishoboka byose utwandikire kuri Facebook utubwire nimero y'uwo muntu niba adafite na nimero ya telefone kubera ko ari wowe wamuduhaye turaza kubyemera tuyakoherereze ubwo nuyarya kizaba ari icyaha cyawe ukoze ariko turabizeye muri abantu beza kameme rero mubikore mutwoherereze yenda bamaze kohereza amazina hano nimero hafi nshobora kuzireba ariko ahantu bitworohera neza mutwohereze kuri Facebook reka tubereke Facebook yacu ukuntu yitwa AMSHOW Rwanda ujye handikirwa message utubwiye ati nitwa kanaka nabahaye umuntu witwa runaka nimero ye ni iyi ngiyi nimumwoherereze impano ye urabutugiriye neza urabuduhaye impano y'ubunani iryoshye sibyo ntibandike muri commentaire bandike muri message oya ntimwandike muri commentaire mwandike muri message turizera muri abantu basobanutse nabonye mwagiye muduha rwose abantu muri abantu basobanutse mutwoherereze kugira ngo ejo bibe birangiye byose kandi ikindi ntimubibabwire wowe ubikore gusa ntubimubwire azajye kubona abone niyo mpano iramutunguye nibwo biryoha nibwo bishimisha cyane so tuzongera kuwa gatatu tuzakomeza dukine n'ubundi tuzafata abandi bantu 10 bakeneye gufashwa nabwo tuzabahabwa namwe ariko tuzakina n'abari abandi basanzwe so Imana iho mugisha mujye mukomeza mukurikira ikiganiro AMSHOW kibigisha ibijyanye na business kibigisha ibijyanye no kwiteza imbere kirabahugura mu mirimo mu gutera imbere mu kazi mu buzima busanzwe kuva mu madeni twabonye histoire nziza cyane muri uyu mwaka ugiye kurangira z'abantu bavuye ku rwego rumwe bakajya ku rundi kubera kino kiganiro 2022 ho tuzashyiramo imbaraga ziruseho rero twizere ko muzakomeza kudushyigikira muzakomeza kudusengera kugira ngo ibyo tugamije bizagerweho neza coach wakoze cyane kwitanga kuri uno munsi nakoze cyane Imana yo mugisha nabiseruka ndamushimiye ku minota yamayeho mikeya Imana yo mugisha namwe rero mwese tuzasubira kwa gatatu guhera saa 1 kugera saa 2 God bless you Imana ibaho umugisha muri byose mukomeze kugirirwa neza mu byo mwifuza byose naho ubutaha Imana ibaho umugisha bye ciao. Mu buzima buri wese agira inzozi z'ibyo yifuza kugeraho ishuri ryiza akazi keza inshuti nshya